umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Nguhaye ikaze nanone ufunguye iyi video irimo isomo utakura ahandi mu buzima. Abantu benshi bavuga ko igihe hari amafaranga, abandi bakavuga ko ari zahabu. Kubisobanukirwa kuri bamwe biragorana. Nanjye nuko nari meze, narumviye inkuru y'umugabo utaruzi ko igihe gifite agaciro kuruta ibindi byose. Kugira ngo nawe usobanukirwe neza, ndagusaba gutega amatwi iyi nkuru witonze. Hariho umwana w'umuhungu wari umunebwe cyane kandi agakunda kurazika imirimo. Iyo yabaga afite ibyo gukora, yabyimuriraga mu kindi gihe, bikagenda bityo kugeza aho birangiye ntacyo akoze. Byageze aho mu mibereho ye yose, kugera no mu masomo yigaga, agaragaza ubunebwe ugereranyije na bagenzi be. Ababyeyi be n'abarimu bo ku ishuri bamuhanaga kenshi kugira ngo yige guha agaciro igihe cye, ariko niyumve inama zabo, agakomeza kugita mu bidafite umumaro. Muri icyo gihe mu gace k'iwabo haje umugabo w'umunyabwenge wagendaga azenguruka ahantu hose agira abantu inama. Abantu benshi bagiye guhura nawe ngo abagire inama. Uwo mwana w'umuhungu nawe yigiriye inama ati, reka njye guhura n'uyu mugabo w'umunyabwenge nganire nawe, ahari wenda yampa inama yatuma nca kuri bagenzi banjye birirwa banseka ngo ndi umunebwe, n'ababyeyi banjye bampana bidashira ngo ndeke ubunebwe bakabireka. Ubwo yafashe urugendo asanga uwo mugabo aho yari ari. Ageze yaramubwira ati, munyabwenge, ndakwinginze, mfashe nkeneye inama zawe. Mba numva ndi umuhombyi mu mpande zose z'ubuzima bwanjye. Iteka mpora inyuma y'inshuti zanjye, yewe n'abo twigana bose mbahora inyuma. Nshaka kuba umuntu w'imbere nanjye, mbabarira ungire inama ndebe ko hari icyo nageraho. Uwo mugabo yamurebanye imbabazi, aramusubiza ati, ibibazo byose uhura nabyo ni uko utajya uha agaciro igihe cyawe. Wimura ibyo wagombaga gukora, nyamara utazi ko igihe utaye kidashobora kugaruka. Reka nkubwire inkuru iri buze gutuma wumva neza kurusha agaciro k'igihe. Umwana nawe yateze amatwi ashyizeho umutima. Uwo mugabo yatangiye amubarira inkuru ati, kera habayeho umwami wari umuntu mwiza kandi ari umunyampuhwe. Akenshi yafashaga abo yayoboraga, akabaha ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Igihe kimwe rero, uyu mwami yahuye n'umunyeshuri bari bariganye kera akiri mu mashuri abanza. Gusa bwo yari yarakuze yarabaye umugabo, ariko yari umunebwe utagira icyo akora, utagira amafaranga ndetse utagira n'icyubahiro. Buri gihe yahoraga yiburanya, ashinja abandi bantu amakosa y'uko ntacyo bamufashije ngo atere imbere, ndetse akemeza ko ibibazo byose afite ari ukubera bo. Umwami yateze amatwi by'inshuti ye ya kera yamubwiraga, aramwihanganisha. Amusaba ko yakomeza akamubwira ibindi bibazo ahura nabyo mu buzima. Undi nawe akomeza kuganya amubwira ati, nyagasani, abantu bose bavuga ko nta kintu na kimwe nshobora gukora. Iyo ngiye gushaka akazi, abantu bose barakanyima. Abanzi banjye bagiye bumvisha abantu ko ntajya nkora ibintu byose ku gihe. Ni ukuri ubu sinzi icyo nakora. Nuko umwami amaze kumutega amatwi aramubwira ati, genda uyu munsi mbere y'uko izuba rirenga uze kungoraho mbika imitungo yanjye y'agaciro. Ubundi zahabu zose urabasha gutwara, uzitware ziraba izawe. Uwo mugabo wari wariganye n'umwami yarenzwe n'ibyishimo ashimira umwami cyane, maze ataha yihuta agiwe. Ageze yabwira umugore uko ibintu byose byagenze. Umugore wabyumvise aramubwira ati, none hajyayo kuko niyo mahirwe ubonye. Nuko uwo mugabo wumvaga ashonje aravuga ati, sinshobora kujya iyo ntariye, ndashonje. Ubu ikintu cya mbere nkeneye ni ukubanza nkarya. Nuko uwo mugore nawe amutegurira ibyo kurya vuba vuba, ariko bigeze ku meza umugabo wabirya gake gake avuga ati, nta mpamvu yo kurya vuba vuba, umwanya uracyahari. Nyuma yo kurya yafashwe n'ibitotsi, abanza kuba asinziriyeho gato mbere y'uko ajya kuzana zahabu ibwami. Yasinziriye amasaha 2, akanguka nyuma ya saa 6. Yashigukiye hejuru aterura ibikapu bye vuba vuba, yiruka agana ibwami. Gusa mu nzira izuba ryavuye ari ryinshi, ajya kuryama munsi y'igiti ngo aruhukeho gato. Uko yakaryamye, agatotsi katangiye kumufata gake gake kugeza asinziriye, amara amasaha n'aharyamye. Akangutse yasanze amasaha ari gusatira akabwibwe n'izuba riri hafi kurenga. Yirutse n'imbaraga ze zose, ariko yari yakerewe cyane kuko izuba umwami yari yamubwiye ryari ryarenze ndetse n'amarembo y'ibwami yafunzwe. Yabuze amahirwe ari kumugeza ku nzozi ze kubera kudaha agaciro igihe cye. Umunyabwenge yarangije inkuru, areba mu maso h'uwo mwana w'umuhungu wari waje kumugisha inama ngo arebe ko hari icyo yakuyemo. Uwo mwana yabuze icyo yavuga kuko yaramaze kumva amakosa ye, yumva agize ikimwaro.
yasezeye kuri uwo munyabwenge amusezeranye kuzahinduka agacika ku ngeso ze z'ubunebwe. Yumvise ko igihe ari icy'agaciro cyane ko atari icyo gupfushwa ubusa. Yasubiye mu rugo atangira kwiga cyane, areka kujya yimura imirimo, icyo yagombaga gukora akagikora ku gihe, ariga cyane aba umunyabwenge. Inshuti ze zitangira kujya zimwubaha, n'ababyeyi be ntibongera kumubwira nabi bya hato na hato. Igihe ni nka zahabu, nicyo kintu cy'agaciro dufite, kandi ingano y'icyo dufite ni nto cyane. Dukwiriye kugikoresha mu bwenge kandi tukakibyaza umusaruro, tugishora mu bidufitiye akamaro. Kwimura ibyo twagombaga gukora nta kindi bitugezaho, usibye kwicuza ko amahirwe twari dufite tutayakoresheje. Nuha agaciro igihe cyawe, nacyo kizakaguha. Nupfusha ubusa igihe cyawe kandi nacyo kizapfusha ubuzima bwawe ubusa. Uzigera agaciro k'igihe ku mugenzi wakerewe umunota umwe agasanga imodoka yamusize, cyangwa agaciro k'umwaka ku munyeshuri watsinzwe amasomo ye agasibira. Umuntu uha agaciro igihe cye burya ashobora kugera ku cyo ashaka cyose. Nawe utazi gukoresha neza igihe cye nta kintu ageraho mu buzima. Irinde ubunebwe, igihe cyawe ugikoreshe mu bwenge. Mu gihe ubonye umwanya wishimane n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Nibigenda uko uzagera ku byo wifuza kugeraho, inzozi zawe zibe impamo. Ndagushimiye cyane kuba tugeranye ku musozo w'iyi nkuru. Ntekereza ko wakuyemo isomo rikomeye. Niba wifuza ko n'inshuti zawe zagira isomo zikuramo, hari uburyo bwinshi wabikoramo iyi nkuru ikabageraho. Bahe link, ubasabe gukora subscribe kugira ngo bazabone n'izindi nk'uko nawe udahwema kudukurikirana. Inkuru nk'izi ni akagaruka kuri uyu muyoboro. Ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.